ibangaye banejejwe n'uyu mugoroba w'ubuhanuzi. Imana ibaho umugisha cyane. Reka kandi by'umwihariko nshimire ubuyobozi bw'itorero, inama y'itorero ya hano ku Muhima, bemeye icyifuzo cy'Imana cy'uko mu bihe nk'ibi abana b'Imana nubwo turi mu bihe bigoye tugomba kuboneka tukicara mu nzu y'Imana, ijambo ry'Imana rikabumburwa, twarangiza tukamenya aho igihe kigeze. Bayobozi b'itorero, hirya y'amafaranga yanyu, hirya y'igitekerezo cyiza, hirya y'ubwitange bwanyu, Imana ibaho umugisha kubwo kwita ku mukumbi Imana yabashinze. Kandi dusabira umugisha na pasiteri wacu, Imana igikomeza iguhe imbaraga. Ndashimira abashyitsi twatangiranye kubwije nuko bukeye bakomeza kuza, nkangurira abantu kandi yuko kuva ku isabato tuzaba dufite ishuri ryiza ry'abantu bamaze gufata umwanzuro n'abandi babishaka, bifuza yuko ku musozo w'aya materaniro bazatera umugongo ibibi babagamo, bagatera umugongo ibinyoma babagamo, bagatera umugongo ibyari bibaboshye, bakegukira icyo ijambo ry'Imana ribasaba, bagafata umwanzuro wo kubyarwa ubwa kabiri n'amazi n'umwuka, bakajya mu itorero ry'Imana ry'ukuri rigaragara ryasigaye. Imana ibaho umugisha. Mbonereho kubibwira abarimo kudukurikirana kuri YouTube channel, abo tubana uko bwije nuko bukeye, abari hafi, biramutse bibaye byiza mwazaza mugira n'umwanya wo kuza hano mu materaniro. Turabizi murimo murakurikira muri benshi, ariko bibaye byiza no kuza mu nzu y'Imana ukahicara, bifite umugisha wabyo. Reka rero nanone dushimira Imana kubw'abashyitsi Imana yatwoherereje. Reka tubabwire ko amateraniro nasoza, abashyitsi mwadusuye ntimugende, mwabibonye ko abandi mugoroba twabahaye impano zabo, kandi namwe tubafitiye impano. Ubuyobozi bw'iri torero bwagennye yuko buri mushyitsi udasanzwe ari umudivantiste uzagera hano azahabwa impano y'igitabo. Rero ayo mahirwe ntagucike, kuko nanjye ibyo ndimo kubaha si ibyo nabonye kuri televiziyo, ntago ari ibyo nakurikiranye kuri YouTube channel. Ibyo ndimo kubaha ni ibyanditswe mu nyandiko zera. Bintera umunezero kubona umuntu umuhaye icyo nanjye nahawe. Imana rero ibaho umugisha. Mbere yuko dutangira kwiga, nagira ngo mbasabe buri muntu wese arebe uwo bicaranye amwifuriza umugoroba mwiza. Yego. Imana ibaho umugisha. Kandi uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza, icyigisho gikomeye, ariko nsaba kureba wa muco twagize wuko tuzaza twiga dufite Bibiliya, dufite naho twandika. Reka ndebe ababigerageje. Ababigerageje mushyire hejuru. Ufite ahantu yandika ku buryo isomo aryandika. Amen. Ishuri ririmo riragenda riryoha, ariko haracyari abandi baza rwose nk'abaje kureba. Namwe Imana ibafashe. Uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza kivuga ngo amasomo isi yakwigira ku gusenyuka kwa Yerusalemu inshuro zingahe? Ebyiri. Hari abantu bazi ko Yerusalemu yasenywe inshuro imwe. Reka da. Yerusalemu yarasenywe bwa mbere, noneho bagombaga ibitabo 39 bakabyigiramo kugira ngo Yerusalemu ya kabiri itazaribwa. Yerusalemu ya mbere yazize kudaha agaciro isezerano rya kera. Yerusalemu ya kabiri yazize kudaha agaciro isezerano rigize gute? Isezerano rishya. Bishatse kuvuga ko kurimbuka kw'abantu b'iki gihe kuzaba gufitanye isano no kwanga ibihamya by'ijambo ry'Imana Imana yatanze mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Niyo mpamvu umugore wo mu Byashuwe 12 Bibiliya itubwira ko yari yambaye izuba rishushanya Kristo ari we sezerano rishya, kandi ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Bitavuze ngo uko kwezi aragukandagiye kuko kudafite agaciro, ahubwo nta ntambwe n'imwe yatera itari hehe? Itari mu isezerano rya kera. Isi y'uyu munsi niki giye kuzira. Muri uyu mugoroba rero tugiye kunyaruka tureba amasomo y'ingenzi isi yakagombye kuba yarigiye kukurimbuka kwa Yerusalemu kwabaye inshuro ebyiri,
kandi aya masomo isi nitayiga izatsindwa n'ikizami gisoza. Nababwiye ko ndi umwarimu. Mu buzima busanzwe iyo ugeze kuri chapitre ikomeye mu ishuri babaza mu kizami cya leta, umunyeshuri kugira ngo akanguke umuzanira ibizami byabanje, ukamubwira uturimo urakibona iki kibazo nigishije, bakibajije gifite 15. Uramutse uri umunyeshuri udafata mu mutwe cyane, ukiga iki ukiga kiriya ukiga na kiriya, niba ari ibibazo bitatu bifite amanota 10 na 15, uramutse utsinze ibibazo bitatu diplome waba wayibonye. Umunyeshuri ahita akanguka agahita avuga ati wow, ndakangutse noneho, ibintu noneho utangira kuzaza uvuga atagira gute adahunyiza. Ndagira ngo mbabwire ngo isi iramutse itize ibintu byinshi ikiyigira ikintu cyarimbuye Yerusalemu ya mbere, barangiza bakiga n'icyarimbuye Yerusalemu ya kabiri, kuko muri Matayo 24 kurimbuka kwa Yerusalemu no kurimbuka kw'isi no kugaruka kwa Yesu, Yesu yabifatanyirije mu isomo rimwe. Ese nuko Yesu byari bimunaniye kuvuga izo nkuru azitandukanyije? Hoya, uburangare bwabayeho mu kurimbuka kwa Yerusalemu aribwo burangare buzabaho mu kurimbuka kw'isi, buzatera abantu no kutamenya igihe cyo kugaruka kwande kwa Yesu. Nshuti zanjye, uku kurimbuka kw'inshuro ya mbere no kurimbuka kw'inshuro ya kabiri byatewe n'iki? Abafite Bibiliya mu Kuva 19 umurongo wa 3, Imana yiyereka Abisirayeli ku musozi Sinayi. Hari ijambo rikomeye Imana yavuze. Umurongo wa 3, Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati, uko aba ari kubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. Imana yakoresheje tekinike y'ikizu, bivuze ngo no kurimbuka kw'Abisirayeli nanone Imana izongera ikoreshe tekinike y'ikizu. Ni kangahe nashatse kukubundikira? Bibiliya irakomeye. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Muzambera iki? Amaronko. Mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyande, ari iyanjye. Imana yari ifite amoko menshi, abaturage bo ku isi. Harimo n'abaturage beza bazi ubwenge bagize gute, ariko Imana yitoranyiriza Abisirayeli atari uko ari beza. Ibi ngibi buri gihe mpora mbibwira Abadivantisiti yuko kuba Imana yarabatoranyije si uko bari beza, si uko aribo bazi kwibombarika kurusha abandi. Iyi Imana ijya gutoranya ifite ikintu kimwe ireba. Irareba ngo aba bantu nimbahereza ukuri kwanjye bazakwakira uko nakubahaye. Amahirwe twagize namwe ni ukwakira ukuri kw'Imana, tutagize icyo dukuraho, tutagize icyo tugira gute twongeraho. Ayo niyo mahirwe yonyine. Ikintu gikomeye nimureba neza, Imana yakomeje kurwaza Abisirayeli. Abisirayeli Imana yarabajyanye bageza mu gihugu. Ibagejeje mu gihugu ibintu birazamba. Aho kugira ngo igihugu cy'umugisha bakibonemo umugisha, bagiye kugikoreramo ibyaha. Ndetse Yeremiya igice cya 2, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Yeremiya igice cya 2. Yeremiya igice cya 2, Imana yageze aho irerura ibwira Yeremiya ibibazo bikomeye ifite. Igice cya 2 Yeremiya, Imana itonganyiriza Abayuda gusubira inyuma kwabo. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, genda urangurure mu matwi y'ab'i Yerusalemu uti, uko niko Uwiteka avuze ati, nibutse ineza yo mu bukumi bwawe n'urukundo rw'ubugeni bwawe, uko wankurikiye mu butayu mu gihugu kitigeze kigira gute gihingwa. Imana yabwiye Abisirayeli babwira iti, ndimo ndabyibuka igihe nge namwe twarambagizanyaga tuva he mbakura mu Egiputa. Icyo gihe nagiye imbere
kubera ko urukundo rwari rundimo namwe rubarimo, mwarankurikiye mbakura mu Egiputa. Imana yaberekaga yuko bameze nk'umugore wahaze umugabo. Umugore wahaze umugabo, inzira mwaciyemo murambagiza amagambo meza mwaganiriye, impumuro, utuntu twiza mwandikiranaga. Uzi ko na telefone y'umuntu mubana ugera ukagira ngo wayikuyemo batiri urayijugunya nta na message. Imana yabwiye Abisiraheli iti ndagira ngo mbibutse cyagiye turambagizana mu minsi y'ubukumi bwanyu, urukundo rushyushye, naratambutse murankurikira. Ariko byagenze gute? Isiraheli yari uwera k'Uwiteka, umuganura w'ibyo yungukaga. Amen. Abisiraheli bari bameze nk'icyacumi ku Mana. Wari umuganura uhagarariye abantu Imana yagize gute? Yaremye. N'uyu munsi hari itorero rimwe rigomba kuba ririho rihindukira Imana umuganura. Ikintu gitangaje, abamugiriraga nabi bose barabihanirwaga, kandi ibyago bizababaho. Ni Uwiteka avuga. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe banzu ya Yakobo mwe n'imiryango yose y'inzu ya Isiraheli. Uku ni Uwiteka abaza ati, gukiranirwa baso bambonyeho ni ukuhe? Ni uguki kwatumye banyimura bagakurikira ibitagira umumaro kandi bagahinduka nk'ubusa? Iyo uteye umugongo Imana uhinduka ikintu cy'ubusa, utagaciro. Ntibarushya babaza bati, Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa arihe? Niwe waturongoye mu butayu, mu gihugu cy'umutarwe n'imyobo, mu gihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu, mu gihugu kitanyuramo umuntu kandi kitagira ugituyemo. Aho niho Imana yaducishije. Kandi nabazanye muri iki gihugu kirimo ubukire, kugira ngo murye umwero wacyo n'ibyiza byacyo. Ariko mumaze kuhagera mu gihugu, mwanyandurije igihugu, umwandu wanjye mwawuhinduye igiki? Ikizira. Imana irimo irabwira Abisiraheli, ni iki ntakoze? Ariko buriya mwari muzi ko umurengwe nawe ari mubi. Imana ikagukura mu cyaro, ikagupfundikira ubuzima, ukagera i Kigali ucuruza ubunyobwa, utuntu nka 3 n'amagi 2, warangiza umuntu akakwizera akagusiga ku iduka, bikarangira ubaye umuyobozi w'akazi ke, bikazarangira nawe utangiye gutunga amafaranga. Wamara kurengwa wubatse amazu, amamodoka aparitse, abana baburira indege bajya kwiga hanze, ugatangira ukabwira abantu ngo Imana ntibaho. Ubuhaze. Nshuti zanjye, Imana yarakomeje iravuga ngo mfitanye ibibazo bikomeye. Muri Isiraheli hari abantu 3 bari bakomeye. Umuntu wa mbere ni umuntu witwa umutambyi. Yari umuntu ukomeye kuko umutambyi yari afite undashushanya. Umuntu wa kabiri wari ukomeye muri Isiraheli ni umuhanuzi. Uwa gatatu wari ukomeye yabaga ari umwami. Abo bantu 3 bari bakomeye cyane. Kugira ngo tugere mu ikorosi ry'amateka y'isi, abantu bashushanya abo bantu 3 kumvikana bizanga mbere gato yuko Yesu agaruka. Ubutambyi, ubuhanuzi n'ubwami ntago bizahuza neza. Abatambyi babandi bagomba guhuza abantu n'Imana. Abatambyi ntibarushya babaza bati, Uwiteka ari hehe? Abanyamategeko ntibamenyaga. Amategeko yashushanyaga Imana, abayashinzwe ntibamenyaga Imana. Icya gatatu, n'abanyamategeko ntibamenyaga, abashumba nabo bancumuragaho. N'abahanuzi bahanuriraga bari bakurikiye ibitagira iki? Umumaro. Umuhanuzi yarahanuraga, agahanura ibyo mu nzu y'Imana, akabona abantu ntibashiduka, nta n'akantu arimo gukuramo, agatangira agahanura ibintu bisanzwe. Yabihanura, uwahanuriye amuha ibiryo, uwahanuriye amuha imyenda, uwahanuriye amuha amafaranga. Birangira guhanurira Imana babona nta kintu kivamo, bose berekera kuguhanurira nde? Bari.
Bibiliya niyo izasigara ari umuhanuzi w'ukuri wenyine, kuko n'abitwaga n'ababeshyaga ko ari abahanuzi inzara izabakubita bahanurira abantu ibintu bipfuye. Abazarokoka bazahanurira za leta ibyo leta zishaka, abazarokoka bazaza babeshya. Hazasigara Bibiliya ariyo muhanuzi w'ukuri. Ariko igihe Yohana yahuraga na Yesu, igihe Yohana umuhishuzi yahuraga na marayika, marayika aramubwiye ngo ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi bafite guhamya kwa Yesu. Mbere gato yuko Yesu aza, hazaba hari ubwoko bw'Imana, itorero ry'ukuri rizitwa ubwoko bw'abaki bw'abahanuzi. Abo bantu b'Imana bazaba bari mu itorero ry'ukuri, bazaba bafatanyije inshingano eshatu. Icya mbere bazaba ari abahanuzi, icya kabiri ari abami, icya gatatu ari abaki ari abatambyi. Abo bantu nibo bazaba bafite amategeko y'Imana 10 mu biganza byabo. Witeguye kujya muri abo bantu? Bazaba ari biharamagara. Uko isi irimo kugenda ibikamo abantu ubwoba, abo bantu ahubwo ni ku Mwuka Wera agira gute? Abatinyura, abo twiganye. Abo bantu rero nibo bazitwa abadivantisiti b'ukuri. Nshuti zanjye, Imana yakomeje yerekana ikibazo gihari. Murongo wa 11, mbese hariho ishyanga ryakunda kugurana imana zaryo kandi atari Imana? Buriya najya mbabwire ngo buri shyanga ryose rigira imana zaryo. Muri iki cyumweru nari ndimo kureba muri izi ntambara zo muri Kongo, abantu baragiye bateranira hano kuri santere, ingabo ngo zibatera zari aho hafi, barangije batereka ibintu by'ibiti bisongoye babakase bisa n'abantu. Ahantu kuri rompuwe hari akantu k'akazu ubona gashaje, bari barimo gusenga ngo imana yabo yitwa Kimbirigiti ikiza ubwoko bwabo. Bati rwose Kimbirigiti turwaneho, dore imyaka tumaranye. M23 ntikandagira. Ntago meruka kureba amakuru simbibonera umwanya, ariko ushobora kuzajya kurusanga mu cyumweru gitaha Kimbirigiti yababwiye ati byanze. Buri bwoko bwose buba bufite imana yabwo. Buri shyanga ryose rigira imana yaryo. Nongere mbabwire yuko mu buryo bugaragara natwe abanyarwanda hari imana itari imana yo mu ijuru bashaka kudusubizaho, kuko yari imana y'ishyanga. Iyi dusenga bayita imana y'abazungu. Umushinga wo guhanagura ubukristo no kubuca intege kugira ngo abantu basubire ku mana y'ishyanga urimo urashyirwamo amafaranga menshi. Umuntu utabibona agerageza agura amarineti, nubwo Nyabugogo nabonye amarineti ahasigaye ari make, ariko wagerageza ugashakisha amarineti. Buri bwoko bwose bugira imana yabwo, buri shyanga rigira imana yabwo. Hari abantu muri uru Rwanda bababajwe nuko twateye umugongo imana y'ishyanga tujya ku mana y'Abisiraheli yo mu ijuru. Hagomba gukoreshwa ubucakura bwo kugarura abantu ku mana y'ishyanga, kandi Roma bizayorohera kuba buri gihugu cyose cyakwisubirira ku mana y'ishyanga yabo, kuko gufata abantu bava mu bupfumu bashyira muri systeme z'imisengere biroroha kuruta gukura umuntu ku ishyanga, ku mana y'ishyanga rya Isiraheli. Urwo ni urugamba rurimo kugaragarira amaso. Abapfumu nta muntu uzabakoraho, ariko abitwa ngo murasenga ngo imana yo mu ijuru muhame hamwe. Uru ni urugendo rukomeye. Imana yarabajije ngo ko amashyanga yose aharanira kugumana imana zayo kandi zidahwitse, ni gute mwebwe Abisiraheli mwantaye twaragiranye amasezerano? Umurongo wa 13, abantu banje bakoze ibyaha bibiri byababaje Imana. Icyaha cya mbere,
baranyimuye kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo, nari nimitswe baranyimura. Pawulo ati urya munsi ntuzaza kurya kwimura Imana kutabanje kugira gute? Kubw'ibyo rero mu minsi y'imperuka hagomba kuba hari umwami uzafasha abari barimitse Kristo mu mutima kumwimura. Ubwo buhanuzi bwatungaga urutoki ubupapa, kandi ubupapa buri mu kazi kose kugira gute? Kwimura Imana. Ubu bwoko bwaranyimuye kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo. Kandi ikosa rya kabiri bakoze, bikorogoshoreye ibitenga mu rutare. Bakoze amatekinike yo kwishakira amazi anyuranye n'ayo nagennye kumara abantu inyota. Yesu ati ijambo ryanjye ni agacuma k'amazi agize gute? Akonje. Umuntu unywa kuri ayo mazi ntazagira ikibazo iteka ryose. Kubw'ibyo rero Imana yadufukuriye iriba ryo kunyweraho ari ryo Yesu Kristo. Ariko muri iyi minsi, muri uyu mugoroba w'isi, hazaboneka andi masoko abantu banyweraho bakabizeza ko bari bushire iki? Inyota. Bikira Mariya ubu yabaye isoko yo kumara abantu inyota. Iwacu i Kibeho mu minsi ishize mu binyamakuru bavuze ko amafaranga yinjiye aturutse ku mazi y'umugisha y'i Kibeho ariyo mafaranga ya mbere yinjiye kuva Kibeho yabaho. Bikira Mariya arimo aratanga amazi y'iki? Y'umugisha. Kandi abajyayo babeshywa kandi bakizezwa ko uyakarabye afite uburwayi akira, udafite ikibengukiro yayakaraba agakundwa. Ni amazi y'umugisha. Bikantangaza aho arahurira n'ayo barimo gukura muri Isiraheli abapasitoro b'abashuguritsi. Muri iyi minsi y'imperuka hari akavuyo kenshi. Ngiki kibazo Imana ifitanye n'abantu. Yesu Kristo niwe soko, ariko abantu bicukuriye ayandi masoko. Ibihugu bifite tekinike birimo gukoresha ngo abantu bishime, Imana itabigizemo uruhare. Imiryango ifite ibyo irimo gukora ngo abantu banezerwe, Imana itabigizemo uruhare. Amadini afite ibyo arimo gukora kugira ngo abantu bishime bidaturutse ku cyo Bibiliya ivuga. Nshuti zanjye, Imana muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 14, Imana yaravuze ngo yewe Yerusalemu we, uhagira umutima wawe w'ibyaha kugira ngo urokoke, uzahorana imigambi yawe mibi uzageze ryari? Yerusalemu bageze aho baba babi kugeza ubwo n'imigambi bagiraga, ibintu bapangaga byari bibi. Nimureba neza ku murongo wa 30 w'icyo gice, Imana yakomeje kubwira Abisiraheli, nawe ubwo uzasenywa uzagira ute? Naho wakwiyambika imihemba ukirimbisha ibyambarwa by'izahabu ukisiga irange ku maso, uzaba wirimbishirije ubusa, abakunzi bawe barakugaya kandi barahiga ubugingo bwande bwawe. Yerusalemu yagereranyijwe n'umugore w'indaya wataye umugabo, akambara imyenda myiza ibengerana, agasiga amarangi ku maso no ku minwa, yarangiza akazaza aca hagati y'abagabo ngo bamurangarire. Imana ibwira Yerusalemu ngo warantaye ari njye mugabo wawe wa mbere. Nabo barimo kugukurikira nako gasura ntacyo bagukurikiyeho, barimo barahiga ubugingo bwande bwawe. Muri iki gihe Yeremiya bivugaga, Yerusalemu yari ifitanye isano n'ibihugu bindi. Imana yari yarababwiye ngo ntimuzagire ubundi bwoko, mutabarana, mumenana amabanga, kandi abami banyu ni njyewe uzaba umujyanama wabo mukuru. Ariko icyo gihe bari barimo gushaka amaboko mu Egiputa, barimo gushaka amaboko hirya no hino. Imana irababara. Ubuse mu nsengero dufite abantu basigaye baconga ingoyi, bisiga amarangi y'amazuru, amaso, ibiki byose, barangiza bagatambuka. Ubundi ibi bintu byakorwaga n'indaya kera kugira ngo zikurikiranwe.
ariko umuntu arimo arabitikuramo akaza kuririmba akamanika ukuboko ati Yesu wanjye urabizi ndagukunda imirimo yanjye igira gute ariko Yesu dusigaye dufite Yesu utagira amaso ngo abe yareba uko dusa dufite Yesu reka ngire ikintu mbabwira mureke gukabya mbabajwe no kubabwira muri uyu mugoroba yuko ibyaha Yerusalemu yakoraga nibyo turimo gusubiramo kandi nimureba neza mu gice cya 6 umurongo wa 16 Imana yageza irababwira iti byibuze hari akantu mbasaba mwabaye babi byaranze mwakunze ibinyoma mwarantaye byibuze nimunkorera iki kintu Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za ryari za kera uko nabanye na ba Mose na ba Aburahamu na Isaka nabandi byibuze mubikuremo isomo izo nizo nzira za kera byibuze kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu basubije Imana ngo iki ariko barahakana bati ntituzagira gute yes intambwe ya nyuma umunyabyaha atera nuko Imana imugira inama ya nyuma akayica amazi umuntu agatangira kuyoborwa n'ibinyoma kandi abizi ko ari iki ari ibinyoma nagane n'umuntu turaganira aranje arambwira ati singiye kukubeshya niba Imana ibona yuko umuntu uzajya mu ijuru asabwa kubahiriza isabato kandi ngewe nyanga ubwo Imana izanshakira irindi juru ryanjye ako murumva ukuntu abantu baba ari abarakare ntashobora no kwicara ngo abwira ati Imana nibona ko iyo sabato ifite akamaro izagire gute izayinyigisha ime n'imbaraga zo kuyikomeza umurongo wa 17 Imana yarongeye bwira Yerusalemu irababwira iti kandi nabashyizeho n'abarinzi nashyizeho n'abarinzi bazaza bababwira igihe aho kigeze ndababwira nti nimutegera amatwi ijwi ry'impanda impanda zavugaga ku minsi mikuru cyangwa zikavuga ari ibyago bigiye kuba none nagira ngo mbabaze mukurikije iri impanda ndimo kuvuga hano ku ruhimbi ubu ndimo ndavuza impanda z'ibirori cyangwa ndimo ndavuza impanda z'ibyago byenda kuza niziki ibyago byenda kuza igihe Kristo azaba agarutse uwo munsi hazavuga impanda izaba ari impanda y'ibirori yuko gucungurwa k'umuntu kugize gute gusohoye Imana ivuze ngo batega amatwi ijwi ry'impanda Bibiliya zanyu haranditswe ngo ariko barahakana bati n'amatwi ntituzagira gute tuzayatega ubu se utekereza ko Imana yari gukora iki nta kintu Imana yari gukora nshuti zanjye nihuta reka twihute dufite iminota mike Yeremiya 35 umurongo wa 12 maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti uku ni Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire n'amagambo yanjye ni Uwiteka abaza Uwiteka yabwiye Yeremiya ngo genda uzane abantu bakomoka ku mugabo witwaga Rekabu barabazana mu rusengero Yeremiya arangije arababwira ati babashakira inzoga munywe bene Rekabu batumva tukubwiza ukuri kuba turi ku rusengero icyo ni icyambere icya kabiri nubwo waba uri umuhanuzi ntidushobora kunyuranya n'ibyo umubyeyi wacu yagize gute yatubwiye ko twitondera ibintu bibiri icyambere twitondera ikintu cyitwa inzoga kugira ngo tujye tugira ubwenge kandi tuzarame icya kabiri yatubujije kuzubaka amazu tuzaza tugenda tuba mu mahema kubw'ibyo rero nubwo bitubwiye uri umuhanuzi gusuzugura bikaba bitabaho turabyanze Imana irangije ibwira Yeremiya itegera hino umuntu w'umusaza usanzwe yabujije abana b'ibintu arapfa aragenda ariko abana be baracyabiha iki agaciro kandi yarapfuye njyewe ndiho kandi nzagira gute nzahoraho
ibyo nabwiye Abisiraheli byose babihanaguye mu mutwe. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be bo kunywa vino yarasohojwe, kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko njyewe navuganye namwe, yewe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakagera gute? Ntimurakanyumvira. None se niba Imana ikohereje abantu ukayica amazi, mu gitondo Imana ikakuganiriza ikoresheje umutima nama, ukibyuka nabwo ukananirana, nta kindi Imana yari gukora. Kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatumani, nimugaruke umuntu wese areka inzira ye mbi. Abahanuzi babwiraga abantu kugarukira Imana ndetse no kureka inzira mbi. Mwihana imirimo yanyu kandi mwe gukurikiza izindi mana ngo muzikorere. Ariko banze kumva. Igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami mu cyigisho cya 35 cyitwa Amakuba Yegereje. Iki cyigisho muze kugisoma, mfite iminota mikeya. Haranditswe ngo ibyo bihe by'impinduka byari byuzuye amakuba ku ishyanga rya Isiraheli, byaranzwe n'ubutumwa bwinshi buturutse ku Mana bunyujijwe mu muhanuzi Yeremiya. Uko niko Uwiteka yahaye abaturage b'Ubuyuda amahirwe afatika yo kwitandukanya no kunga ubumwe na Egiputa ndetse no kwirinda kurwanya abami b'i Babuloni. Igihe amakuba yari yaravuzwe yegerezaga, Yeremiya yigishaga abantu akoresheje urwunge rw'imigani. Hari igihe bigera kubwiriza ubutumwa bw'ubuhanuzi bigasaba ko buca mu migani. Ikindi kintu gikomeye yakoraga atyo, yiringiye gukangurira abantu kuzirikana inshingano bafite ku Mana ndetse no kubashishikariza gukomeza kugirana umubano mwiza n'ubutegetsi bw'i Babuloni. Reka njye ikintu mbabwira, isano ebyiri ukwiye gucunga ukagiramo amakenga. Isano ufitanye n'Imana igomba gukontorora andi masano yose. Ariko nanone nk'abantu turiho mu gihe cya gihanuzi, isano dufitanye na leta nayo igomba gusigasirwa. Aho hantu hombi harimo ubwenge. Aho hantu harimo ubwenge. Umuntu umwe baramubwiye ngo najye gukora umuganda, arangije ati reka reka, iyo miganda yanyu turakoreye iki ko tugiye kujya mu ijuru? Bamufungirana ahantu iminsi 3 avamo arimo kuvuga ati namenye agaciro kawo. Ariko twe ntago abantu bariho mu gihe cya gihanuzi ntidukeneye kwigira ku masomo mabi. Tugomba gusigasira isano dufitanye n'Imana igakontorora izindi sano, ariko nanone tukagira ubwenge kugira ngo tutagira isano twangiza dufitanye n'ubutegetsi butuyoboye muri iki gihe cya gihanuzi. Ibyo bintu biragusaba rero kuba nk'uko Daniel yari ari i Babuloni. Biragusaba kuba ufite inshuro usenga. Biragusaba kuba utagendera mu kigare ngo uvuge ngo none se ko ndi Daniel ubu ngubu ngiye gufata uyu mwanzuro, wabanza ngahamagara Saduraka na Meshake nkamenya ko nabo babyukanye ikibazo nk'icyo nabyukanye. Oya nshuti zanjye, igihe ubutumwa buvuga iby'amakuba yegereje bwagezwaga ku bikomangoma na rubanda, babana bo mu nzego zo hejuru, umwami wabo Yehoyakimu wagombaga kuba umuyobozi mu by'umwuka w'umunyabwenge, abihereye ku kwihana icyaha no gukora amavugurura n'ubugorozi ndetse n'imirimo myiza. Uwo mwami aho kugira ngo atunganye igihugu nk'uko umwami w'Ininiwe yabigenje, umwami w'Ininiwe yabwiwe ko igihugu cye kigiye kurimbuka n'abantu be. Arangije ntiyabajije Yona ngo tubigenze gute. Yaricara avuga ati ariko Imana y'Abisiraheli ubundi ntikunda umuntu uciye bugufa akihana. Ategeka abayobozi be bose arabwira ati mwambare ibigunira, uko biri kose twakoze ibyaha bikomeye bituma Imana igiye kurimbura aha hantu, ariko Imana ni Imana ireba umutima, nimwibabaze n'amatungo yanyu yiyiriza ubusa. Igihugu cyose Imana irabireba, ibona no muri Isiraheli ntiyigeze igira gute? Imana ibwira Yona iramubwira ngo abantu banjye batazi gutandukanya indyo n'iki. Buriya rero Imana igira abantu b'amoko abiri mutazi. Igira abantu bayo bazi gutandukanya indyo n'imosoba, abandi baba bazi ibisomo byinshi muri Bibiliya, bazi ubuhanuzi aho bwerekera. Ariko
Imana iba yifitiye n'abandi batazi gutandukanya indyo n'iki. Yego, tujye twirinda gucira abantu iteka. Uyu mwami rero aho gukora nk'iby'umwami w'Inini we yakoze, we ngo yarahugiye mu gupfusha igihe cy'ubusa, ari mu binezeza, ndetse yarivugiraga ati nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, nyicemo amadirishya, nyitera imbariro z'imyerezi, yirabemo ibara ritukura. Yeremiya 22:14. Yari yibereye mu kuzamura amazu, akazaza avuga ngo nihe nashyira amadirishya, igihugu kirenda kurimbuka, yibereye mu bintu by'umurengwe. Ni nako abanyapolitike bo mu minsi imeruka bazaba bameze, mu gihe imbabazi z'Imana zizaba zenda kurangira, mu gihe abantu buri wese azaba ashaka gukurikirana iby'agakiza ke. Abantu bazaba bafite utuntu tubarangaje, kandi si bo bonyine, natwe nibyo biturangaje. Nshuti zanjye, uyu mugabo ngo n'inzu yari arimo kubaka, iyi nzu yavugaga yayubakishije ubutunzi bwavaga mu buriganya n'imirimo yatwarishaga igitugu no gukandamiza. Kandi ngo iyo nzu yagomba kuyihagaramo akavuga ati naravunitse cyane. Ubu dufite abantu bagirira n'abakozi bo mu rugo, abayede bamwubakiye akabambura, yarangiza ikibanza akaba yakiriye umukene, yarangiza agahagarara ku munsi wo kuzura inzu agahita avuga ati ngiyi Babuloni yanjye ngize gute. Isi niho igeze. Paje 393. Aho kugira ngo amagambo y'umuhanuzi atera abantu kwatura no kwihana, yatumye abari mu myanya y'ubuyobozi bwo hejuru barakara, bityo bituma Yeremiya yamburwa umudendezo. Aka kantu nakagize umutuku. Ubundi iyo leta z'isi zirakaye, kimwe mu bintu, buriya reka ngiye ikintu babwira, buri muntu wese aba afite ikintu yagukupira ubuzima akaba arabuhagaritse. Buri ushobora gutaha ushonje, umukozi waramubwiye nabi, ukaza ugahamagara kuri telefone uti ndashonje ndenda gupfa, agahita avuga ati ubwo yenda gupfa nicyo gihe kiza cyo kumwemeza. Wahagera agahita yambara ekuteri, agahata ikirayi, yumva umuziki, indirimbo imwe ikazazirangirana n'ikirayi kimwe. Usohoka ureba se ubigejeje, rega n'amakara y'inaha ntabwo afatwa vuba. None se wagiye kuri botike ukanzanira kandi kantu, erega botike nazo zafunze, habaye inama kugira ngo akujegeze. Ariko abanyapolitike icyo bazajegerezaho abana b'Imana nibarakara ni ukubambura iki? Umudendezo. N'amagambo yanditse ngari yahariya. Nubwo Yeremiya yashyizwe muri gereza ndetse akanarengana, ijwi rye ntiryashoboraga gucecekeshwa no gutotezwa. Yavuze ko ijambo ry'ukuri mu mutima we ryari rimeze nk'umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa ye, bikamubuza kwiyumanganya ntayabike. Baramubwiye bati washatse ibindi bintu uvuga biryoheye abayobozi, niba utabifite ugaceceka ubu ugiye kuziriki. Arabwira ati rega nanjye ntimundenganye, nanjye sinjye. Ibi bintu Imana yanshizemo bimeze nk'umuriro mu magufa. Iyo mvuze ngo sinshaka kubivuga, numva ndimo kuribwa cyane, buriya ubona nduhuka ari uko ngize gute, uko mbivuze. Nshuti zanjye, amagambo muri busome muri Yeremiya 37, igice cya 37, igihe cyarageze Nebukadineza aza gutera Yerusalemu. Muri Yerusalemu hari abahanuzi b'abesikoro bavugaga ko Yeremiya ari umwesikoro. Noneho ikintu gikomeye ni kimwe, baraje baraza baragota, bamaze kugota bafata abantu. Mbere yaho gato umwami wari waranze ukuri, Sedekiya aratuma ngo bamuzanire Yeremiya, maze umwami amubaza biherereye mu nzu yati mbese hari ijambo rivuye ku Uwiteka? Yeremiya ati ririho. Yeremiya arongera abwira umwami ati uzashyirwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni.
barabanje mukubita ahantu muri gereza, ariko bagiye kumva bumva ingabo z'i Babuloni zigiye gutera. Umwami arangije atumva ijambo ry'Imana nararyanze, ariko aho ngeze ndarikeneye. None ahamagara Yeremiya aravuga ati mumukura wari, baramuzana amujyana ahantu biherereye. Arangije amubwira ati se Imana iracyavuga? Yeremiya ati yego. Noneho sirimo iravuga ibiki? Yari azi ko Imana yahinduye ibyo yagiraga gute? Yeremiya arangije ati ni bya bindi n'ubundi. Imana irambwiye ngo ugomba kujya mu biganza by'umwami wahe w'i Babuloni. Nshuti zanjye, abantu bazashaka ijambo ry'Uwiteka ritakigira gute? Takiboneka. Muri Covid umuntu yaraguhamagaraga akakubwira ati mwebwe mwagize amahirwe mu idini ryanyu, mwiga ubuhanuzi, twebwe baraza bagacuranga senti tukabyina, umuntu agahaguruka agahanura iby'inkweto zitukura, agahaguruka twasoma muri Daniel inyamaswa, umuntu akatubwira ngo ni uruntu rw'urusimba ruzava mu Buyapani. Naba namwe atubu dukeneye kumva ibintu mwigishaga noneho. Ariko reka ngira ikintu babwira, gukanguka kwabayeho muri Covid ni guke cyane ugereranyije no gukanguka Imana ikeneye ko abantu bagira mu minsi iri imbere. Ikintu cyabaye, Yeremiya yabonye ukuntu bameze. Ku murongo wa 19 aravuga ngo mbese ye babahanuzi banyu babahanuriraga bari hehe ngo ntabwo umwami w'i Babuloni azabatera habe no kuzatera iki gihugu? Yeremiya araberuriye arabwira ati muyobozi, ntabwo ari incyuro, ariko nagira ngo umbwire babahanuzi birirwaga barya ibwami ku ipura z'ibwami bakubwira ko nta kibi gihari bari he? Hari umunsi aba bahanuzi mubona birirwa babahanurira visa, babahanurira abagabo, babahanurira yuko ngo Imana ngo ibakwiye ku cyavi bajyanye kubikomangoma, ubu batangiye guceceka. Kandi uko twigira imbere bazarushaho guceceka, kuko igihe kizagera muvumbure yuko bababeshye. Bibiliya niyo muhanuzi w'ukuri. Mwapfushije igihe cyanyu ubusa, mutinda mu mayerekwa y'ibintu biciriritse. Nshuti zanjye, Yeremiya bibajije umwami abura icyo amusubiza. Umurongo wa 20, Yeremiya abwira umwami ati noneho ndagusaba ngo wumve mwami nyagasani, ndakwinginga ngo unyemerere icyo ngusabye, we kunsubiza kwa Yonatani w'umwanditsi ntahagwa. Umwami Sedekiya ategeka ko Yeremiya arindirwa mu rugo rw'inzu y'imbohe ngo iminsi yose bajye bamuha irobe ry'iki? Ry'umutsima. Yaramubwiye ati ndagusaba ikintu kimwe, n'ubundi hari ahantu ngiye kuhagwa, mbabarira kuko kumvira Imana byo wabyanze, ariko byibuze ngewe nyumvira, gerageza unkure mu buzima bubi ndimo, untereka ahantu byibuze nzaza mbona umutsima, ndi umusaza. Byari ibintu bibabaje. Igice cya 38, ikintu gikomeye, abayobozi baricaye babwira umwami bati uyu mugabo nacecekeshwe. Kubera iki? Umurongo wa 4 w'igice cya 38, nuko ibikomangoma bibwira umwami biti turagusaba ngo uyu muntu yicwe, kuko aca intege z'ingabo zisigaye muri uyu murwa, agaca intege z'abantu bose, ubwo ababwira amagambo ameze atyo, kuko uyu muntu adashakira ubu bwoko amahoro, ahubwo ari amaki? Ari amakuba. Iki ni ikirego abakomeza amategeko y'Imana bazaregwa, guca strategy z'isi iki? Intege. Turimo turicara dushaka kurwanya ubukene, ariko aba bantu barimo baravuga ngo Yesu wabo yaravuze ngo abakene muzahorana iki? Iteka. Turimo turashaka kubaka isi ngo imere nka paradizo, ariko hari idini ry'abafunga mutwe ririmo kuvuga ngo isi igiye kugira gute? Kurangira. Turimo turagerageza ngo isi tuyishyire ku murongo, ifaranga ribe rimwe, izina ribe rimwe, igihugu cy'isi kibe kimwe, tuyihindura umudugudu. Ariko hari abantu barimo kuvuga ngo naho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azagira gute? Aba bantu bite? Barimo baraca intege strategy zacu. Turashaka gushyiraho uburyo bw'imisengere bumwe, abantu aho kugira ngo bajye bahora mu matsinda y'amasengesho iminsi yose,
murabona ko isi iri mu bukene. Amadini niyicare baganire badutoranyiriza umunsi umwe wo gusengaho, indi minsi tuyigireho gushaka amafaranga. Ibihugu byose birakennye, Amerika nayo iri mu madeni. Dufite ikibazo cy'abantu bamwe barimo kuvuga ko imisengere yabo batayifatanya n'iy'abandi ngo ikunde, barusha icy'Abayahudi ko Abayahudi barimo kubyemera. Barimo baraca iki intege. Ariko reka nongere mbasuhuze, mwiriwe muri hano yamaye. Suhuza uwo mwicaranye umubaza uti uracyara? Umwami amaze kuvumbura ingaruka ziba ku gukora ku bwoko bw'Imana, umurongo wa 5, maze umwami Sedekiya aravuga ati dore ari mu maboko yanyu, kuko umwami atari we wabasha kugira icyo ababuza, ari mu maboko yanyu. Bafata Yeremiya bamujugunya mu rwobo rwa Marikiya umwana w'umwami rwari mu rugo rw'inzu y'imbohe, bamanuza Yeremiya imigozi. Muri urwo rwobo nta mazi yari arimo keretse ibyondo gusa, nuko Yeremiya asaya mu byondo. Aho niho ingabo z'abaki z'Abakarudaya zamusanze. Isi nta mikino, nguko uko bizamera. Gutabarwa kw'Imana kuzaza ubwoko bw'Imana bwashyizwe ahantu butakagombye kuba bwashyizwe. Ariko hari ikintu ngira mbabwire gikomeye, nta magambo yanteye ubwoba. Umwuka wo kurwanya gucyahwa watumye Yeremiya atotezwa kandi agashyirwa mu nzu y'imbohe. Uwo mwuka uracyariho na ryari n'ubu ngubu. Abantu benshi banga kumva imiburo isubirwamo kenshi, ahubwo bagahitamo gutega amatwi abigisha b'ibinyoma, bagashimagiza ubupfapfa bwabo kandi bakirengagiza ubukozi bw'ibibi bwabo. Mu munsi w'amakuba bene abo ntibazagira ubuhungiro bw'ukuri, kandi nta bufasha bwuzuye mu ijuru buvuye mu ijuru bazabona. Abagaragu Imana yatoranyije bakwiye guhangana n'ibigeragezo n'imibabaro hasi. Bagahora bibuka ko abahanuzi ba kera ndetse n'umukiza w'abantu n'abigishwa be nabo bihanganiye guhohoterwa no gutotezwa bazira ijambo ry'Imana. Umuntu wese ufite mu kanwa ibintu bimeze nk'iby'Imana yahaye Yeremiya, umuntu ufite mu bitekerezo imitekerereze n'imyumvire imeze nk'Imana yashyize muri Yeremiya, uwo muntu akaba yifuza ko Imana igaruka mu bwoko bwayo, mu gihe Satani ashaka ko Imana iva mu bwoko bwayo. Uyu muntu umeze nka Yeremiya yitonde yuko umwuka wakoreshaga mu gihe cya Yeremiya n'uyu munsi ugeze gute urahari. Abakurambere n'abantu zipaje 398. Byarangiye Yerusalemu irimbutse, wa mwami wanze kumva, wanze kugirwa inama. Nebukadineza yaraje asenya urusengero, Daniel igice cya mbere, ibikombe byo mu nzu y'Imana bakoreshaga arabitwara, arangije afata abantu. Umwami arahunga, ahunze baramwirukankana, baramufata baramuzana. Bazanye umwami, umurongo wa 6 w'igice cya 39 Yeremiya. Nuko umwami w'i Babuloni yicira abahungu ba Sedekiya mu maso ye, bafasha abana be bose babicira mu maso ye. Maze umwami w'i Babuloni yica n'imfura zose z'i Buyuda. Abantu b'imfura bari abantu bavuka mu mafamiye akomeye. Kandi agera ku mwami aramwitegereza, anogora Sedekiya mo amaso, amubohesha iminyururu ngo amujyane i Babuloni. Kandi Abakarudaya batwika ingoro y'umwami n'amazu ya rubanda, basenya n'inkike z'i Yerusalemu, ndetse byarangiye n'urusengero ubwarwo barusenya. Iyo wanze kwemera icyo Imana ivuga, Satani aguhuma amaso agasigara ntacyo amaze. Niyo mpamvu uyu mwami bamukuyemo amaso. Na Nebukadineza yaricaye aravuga ngo uko biri kose ibimenyetso bigaragara byose byagaragarizaga uyu muntu ko agomba kumvira umuhanuzi. None aranze. Ikintu cyabaye ni iki: umwami w'umupagani w'i Babuloni, mutega
mutega amatwi icyo yakoze. Ariko Nebuzaradani umutware w'abarinzi asiga mu gihugu cy'Ubuyuda abantu b'abinazi batagira icyo bafite. Nuko Nebuzaradani umutware w'abarinzi na Nebushazibani na Rebusarisi, abangaba bose bamushyira Gedaliya mwene Ahikamu mwene Shefani ngo bamuheke bamusubize iwe. Nuko ageze mu bantu baho arahatura. Uyu ninde? Ni Yeremiya. Babonye Yeremiya bamureba mu maso, bareba ahantu yashyizwe, ariko bamubonamo ubwiza bw'Imana no kuvuga ukuri. Barangije bavuga bati uyu musaza ni mumuheke mumujyana aho ashaka azasaze neza, kuko ibyo yavuze niwe muhanuzi wenyine wahanuye ibintu akabirebesha iki? Amaso. Reka mbabwire, turi ubwoko buriho burimo guhanura ibintu kandi tuzabirebesha iki? Amaso. Kera wigaga ibintu bikamara imyaka. Twihuta, Yerusalemu ya kabiri yagombaga kwigira kuri iyi, ariko ntabwo yabyigiyeho. Baragiye bajya impaka na Yesu, ijambo ry'Imana barica amazi, ndetse amagambo ababaje muri Matayo igice cya 23. Abo mu gihe cya Yesu yababwiraga ibya Yeremiya, akabibwira ibya Ezekiyeli, ibya Daniyeli. Ageze muri Matayo 24 arabivuga, wapi ntibumva. Arangije Matayo 23:37, Yesu nawe amanika amaboko abwira Imana n'abantu ati ntacyo ntagize gute, ntacyo ntakoze. Nabatijwe nta cyaha ngira, ari ukugira ngo abantu bafashe bazagere ku rwego rwo gukiranuka. Nemeye kuba nanapfa kugira ngo aba bantu bakire. Nagenze mu makaritsiye yabo nkiza abadayimoni. Ibintu byose nakoze kwari kubwabo, ariko baranze. 37, Yerusalemu Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimugire gute? Ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari iki? Ushobora byose nawe arananiwe. Tugeze ku rwego turi ibihangange, kugeza nubwo Imana ishobora byose hari ibintu isigaye inanirwa muri twebwe. Yesu amaze gutera umugongo Yerusalemu, baramufashe baramubamba, intumwa ze barazica, ijambo rye bararijugunya, ariko bagiye kwibona bibona ibintu birahindutse. Abaturage b'i Yerusalemu bari barahinyuye ubuntu bwa Kristo. Satani yari yarabyukije ibyifuzo by'ubugome n'ubuhenebere bukabije mu mitima yabo. Abantu ntibari bagitekereza. Mbere yuko Yerusalemu irimbuka, abantu bari basigaye bayoborwa n'ibibajemo by'ibisazi. Kuko ukabona umwana w'umukobwa afashe icupa arishyize mu myanya y'ibanga, ahamagaye abandi ngo nibafotore. Nibisazi biriya ni ibintu byerekana ko umwuka w'Imana arimo gukurwa mu bantu gake gake. Reka ngira ikintu mbabwira, ubundi umwuka w'Imana iyo arimo kugenda hari ibimenyetso bibyerekana. Iyo Imana irimo gutera umugongo abantu hari ibimenyetso bigenda bigaragara. Abantu babaye ba Satani bajya mu bugome mu miryango no mu gihugu. Yesu amaze gupfa ntago Yerusalemu yahise irimbuka. Abantu barangije bati bya bipindi byanyu, ubu se Yerusalemu yabaye iki? Nubu hari abantu bajya batubwira bakatubaza batariko bya bintu byanyu mwirirwa muvuga ngo isi zarangira biri hehe, ahubwo kwirimo kububuki. Isi iraryoshye, tujye kurya isi, muyirye muri buyimare, kuko isi ni nto. Isi ni nto, murayirya muyimare. Mu miryango no mu gihugu cyose, mu bantu bo mu nzego zo hejuru n'abo mu nzego zo hasi, hari harimo kutizerana, kugirana ishyari, kwangana, amakimbirane, ubwigomeke ndetse n'ubwicanyi. Nta hantu na hamwe hari umutekano. Nyamara abantu bari inshuti ndetse n'abari bafitanye isano baragambaniraga. Ibi nibyo turimo kubona. Ubu ni ubuzima bwa Yerusalemu mbere gato y'umwaka wa 70. Ababyeyi bahotoraga abana babo, abana nabo biga amayeri, abana nabo bagahotora baki ababyeyi. Abategetsi b'iryo shyanga ntibari bashoboye kwiyobora ubwabo,
umuntu wasangaga ari umunyapolitike ariko wajya kubona ukabona bamufatiye mu bintu by'amafuti bidahwitse, ukibaza ngo arimo arafasha iki abaturage ko nawe kwiyobora byagize gute, byamunaniye. Abategetsi b'abanyagitugu, abayuda bari baremeye ubuhamya bw'ibinyoma ngo bicishe umwana w'Imana. Muri icyo gihe rero ibirego by'ibinyoma byari bitumye ubuzima bwabo bubura ishyikizo. Icyo bakoze icyo gihe bahawe icyo bifuzaga. Kubaha Imana ntibyari bikibahangayikishije. Kubaha Imana bageze aho babigira ibintu bya fake. Reka mbabwire, uko tugenda twegera imbere, umwuka wo guca amazi by'Imana ni umwuka uzaturuka mu nzego zo hasi kuri njye ku giti cyanjye cyangwa wowe. Uyu mwuka uzazamuka urenge n'inzego z'ibihugu ugere ku nzego zifatira imyanzuro isi. Ibintu byo kubaha Imana ntibyari bigihangayikishije abantu. Satani ni ubwe wari wiyoboreye icyo gihugu cy'i Yerusalemu, kandi Satani niwe wakoreshaga abategetsi bo ku rwego rwo hejuru, kandi abo bategetsi bayoboraga abaturage ku rwego rwa leta n'urw'iki n'urw'idini. Ikindi mushaka ni igiki? Habanje kubaho ku butegetsi bwa leta bugomba gufata mu biganza ubw'idini. Nisomeye amagambo y'uko umutambyi mukuru yajyaga ashyirwaho ari Imana imwerekanye, ariko ngo Yesu igihe avuka nyuma yaho Imana niyongeye gutora umutambyi, kuko ntiyari gutora abatambyi babiri. Yesu yaraje ari umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Ntabwo Imana yari kongera gutora umutambyi wese wabayeho nyuma y'uko Yesu avuka. Bose uwifuzwe byose yavuga ko bajyagaho hakoreshejwe amanyanga ya Roma no kumena amaraso. Iyo wavumburaga uza kugira mu mwanya waramutikuraga, ubundi ugahakwa na Roma. Roma yamara kukwemeza ikakuyoborera, ukayihagararira muri urwo rusengero. Rero Satani yakoresheje amayeri, afata za leta, afata ubwami bw'Abayahudi. Amaze kubufata, leta nayo yari yarafashe idini. Birangira ubwo n'idini riri mu biganza byandera bya Satani. Icyo Imana yakoze rero mu mwaka wa 70 habaye ikibazo gikomeye. Ingabo z'Abaroma zaje gutera, barangije baravuga bati umurwa nta kintu waba, cyane ko abantu bari bari mu murwa imitima nama itangiye kubabwira yuko Yerusalemu igiye kurimbuka. Babayobozi bari bayoboye baravuze bati rero mushaka abantu b'abahanuzi b'abeskoro bahanurira abantu yuko amahoro ariho. Amafaranga bayahawe na za leta. Barangije batangira kuvuga ngo iki amagambo. Ubu nageze mu gitabo cy'intambara ikomeye page 27 haranditse ngo kugira ngo bashimangire ubutegetsi bwabo burusheho gukomera, bahaye ibiguza abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo babwire abantu ko bagomba gutegereza ko Imana izatabara. Kandi ibyo babivugaga no mu gihe ingabo z'Abaroma zari zigose ingoro y'Imana. Kugeza ku iherezo abantu benshi bari bakiringiye ko usumba byose azagira gute, azabatabara. Biciye mu bahanuzi b'ibinyoma. Mu magambo make, abahanuzi b'ibinyoma babereyeho iki? Gusinziriza abantu ngo bizere ko amahoro ariho kandi umwanzi ari ku rugi. Mwongeye kwirirwa. Ibimenyetso byagaragaye muri Yerusalemu byatambutse ntawe ubyitayeho. Mutega amatwi ibintu Imana yakoze kugira ngo byibuze n'umuntu utarasomye ibintu byinshi abone ko ibyo bintu bidasanzwe, byibuze akanguke. Icyambere, hagaragaye ibimenyetso n'ibitangaza byerekana ko hagiye kubaho akaga no kurimbuka, ngo Imana ifashe ba bantu bagira amakenga bakurikirana utuntu twose. Ariko byapfuye ubusa. Icyambere cyabaye mu gicuku, hari ninjoro, umucyo udasanzwe wamuritse ku ngoro y'Imana ku rutambiro. Bagiye kunabona ikintu cy'urumuri kiramuritse, urumuri ruramanutse nk'igitara kinini rumurika mu nzu y'Imana ku rutambiro aho batambiraga. Cyari ikimenyetso cy'uko uzi ubwenge ashakira agakiza kuwatambwe agacungura isi. Ibi bintu barabibonye abantu babona ni ibintu bisanzwe.
igihe izuba ryari rirenze, ku bicu hagaragaye amafarashi y'intambara. Abantu bagiye kubona bakabona ibicu birimo birikora, bikikora neza nk'uko ifarashi y'intambara n'uyicayeho n'inkota biba bimeze. Abantu babibona ari ibintu bisanzwe. Ndetse ku bicu hagaragaraga abarwanyi biteguye kujya ku rugamba. Abatambyi batambaga ibitambo mu buturo bwera. Umunsi umwe ari ninjoro, bagiye kubona babona batewe n'amajwi adasanzwe, amajwi asakuza. Buri wese akazabaza undi ati, aya majwi numvise uri murayumva? Ati, nanjye ndimo ndayumva asakuza cyane. Ayo majwi yaravugaga ngo tuve hano. Mu kindi kirimi yaravugaga ngo ikabodi, tuve hano, tuve muri Yerusalemu tujye hanze yayo. Ariko abantu ntago bigeze bagira gute, ntago babyumvishe. Urugi rw'irembo ry'iburasirazuba rwashushanyaga urugi umwami azatungukamo, ari naho dukura imyumvire yuko Yesu azaturuka iburasirazuba. Urwo rugi rwari rwaragenwe, nta muntu wajyaga rucamo, rwitwaga irembo ry'umwami. Bagiye kubona rwari ruremereye ku buryo abagabo 20 barukingaga bibaruhije, kandi rwari rufashe ku byuma binini bishinze hasi cyane. Rwakingutse mu gicuku, nta muntu ugaragara. Ugize gute? Urukinguye, abantu barabimenya, babibwira abantu baravuga ati byose bitewe ubwoba. Naho Imana ari babwiye ngo nongeye kubakingurira urugi rw'imbabazi bwa nyuma. Ariko mbabazi, murabona hari umuntu uzarimbuka Imana idafite icyo yakoze? Umva, Imana nta kintu idakora. Imana ibonye batabyitayeho, yatoye umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa wagombaga kuba afite message ibabaje. Hari umugabo wamaze imyaka 7 azenguruka utuyira two muri Yerusalemu, yabwira abantu amahano yagombaga kugwira umujyi ku manywa na nijoro. Iyo yamaraga kuruha akabona abantu amagambo bayahaze, yarabaririmbiraga, akaririmba indirimbo y'agahinda ibabaje ivuga ngo mwumva ijwi riturutse iburasirazuba, mwumva ijwi riturutse iburengerazuba, ijwi riturutse mu byerekezo 4, ijwi rivuga ibibi bizaba kuri Yerusalemu no ku ngoro y'Imana, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bakwe ndetse no ku baki no ku bageni, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bantu bose. Uwo muntu utaru asanzwe yarafunzwe, arakubitwa ibiboko, ariko ntiyigeze abyivovotera na rimwe ku bitutsi bamutukaga ndetse no ku nabi bamugiriraga. Yabasubizaga igisubizo kimwe rukumbi, akababwira ngo Yerusalemu we, ugushije ishyano, mugushije ishyano bantu mutuye muri Yerusalemu. Yakomeje gutaka baburira kugeza igihe yiciwe mu gitero yari yarahanuye ko kizabaho. Igitero cyaraje kiramwica, ijwi riraceceka. Ku munsi usoza amateka y'isi, abantu b'i Yerusalemu mu rubanza, Imana izababwira ko yaboherereje umupasitoro, Imana izababwira ko yaboherereje umurayiki, Imana izavuga ko yaboherereje umuvugabutumwa wakoraga ibintu bibiri. Wabwirizaga, yakumva ikibwirizwa bumva kibishe, akagira gute? Akaririmba. Abadivaniste, ubutumwa mwahawe ni mubucishe mu bibwirizwa n'indirimbo, ariko mwirinde no kuririmbira abantu utuntu turyoshye. Yesu araje, ibyawe birakemutse. Hari abaherutse kuririmba ivuga ngo tuma umuntu aseka. Ubu murabona umwanya turimo ari wo gusetsa abantu. Nshuti zanjye, Yerusalemu yisanze yarimbutse, kandi gusenywa kwa Yerusalemu ni umuburo ukomeye kandi wo kwitonderwa, ugenewe abantu bose bakerensa impano z'ubuntu bw'Imana kandi banga kwemera kwinginga n'imbabazi zayo. Ubuhanuzi bw'umukiza bwerekeye urubanza Yerusalemu yaciriwe bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Bwararangiye? Bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Kandi amarorerwa ateye ubwoba yabaye kuri Yerusalemu
yerekana gusa ishusho ntoya y'ibyo bindi bizabaho. Isenywa ry'umujyi watoranyijwe n'Imana ritwereka akaga kazagera ku isi yanze kwemera imbabazi z'Imana kandi gasuzugura amategeko yayo. Ndasoza mbabwira ngo ntabwo abatuye isi biteguye kwemera ubutumwa ubu turimo kuvuga bugenewe igihe cya none kurusha uko abayuda bari biteguye kwemera kwakira umuburo w'umukiza warebanaga n'isenywa rya Yerusalemu. Igihe uzazira cyose umunsi w'Imana uzatungura abanyabyaha. Igihe uzazira cyose uzatungura abanyabyaha. Mu gihe ubuzima bw'abantu bugenda nk'uko bisanzwe, abantu bagomba kugira amakenga. Mu gihe abantu bazaba batwawe n'ibinezeza, iminsi mikuru, ubukwe, ibirori, mu gihe abantu bazaba bahugiye mu bintu bibazanira inyungu z'isi, cyane ko bizaba binagoye. Ubu kugira ngo ubone amafaranga birimo biragusaba ibintu bine. Ikintu cya mbere ni ikinyoma, icya kabiri ni ubugome. Ujya kumva umuntu arakubwira turabona uzakira gutuzana ibintu by'ubupasitoro mu kazi. Niba business ikunaniye ngewe umugore wawe reka nicaremo nge nta mikino njya ngira. Ubwo barimo kukubwira ko uzana igipadiri he mu kazi. Kugira ngo umuntu abone amafaranga nuko atagomba kwisunga amaboko y'Imana y'iteka, ugomba kwisunga abantu nabi Imana itigeze yemera ko mufatanya. Ugomba kubicaramo ndetse ukayobora gahunda zabo kugira ngo uramire amafaranga yawe ejo atagira imiyaga iyahitana. Icya kane nuko umwanya w'Imana n'uw'idini bigomba gukamuka. Ibyo bintu bine umuntu witeguye kubireka yiteguye kubona amafaranga. Mwiriwe? Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, nuko umuntu wicaye aha ubuzima bwe akaba yarabweguriye Imana ameze nka cya giti cyatewe hafi y'umugezi. Bibiliya iravuga ngo icyo azakora cyose nawe kizamubera kizamubera cyiza. Ngaya amatsinda abiri y'abantu bafite amafaranga mu minsi y'imperuka aho bizaba bikomoka. Nshuti zanjye, mu gihe abayobozi b'isi bo mu by'idini bazaba barata gusa amajyambere n'ubwenge by'isi bagezeho, batarata uko abantu bizi ibyanditswe, batarata imico myiza abantu bagezeho, barimo kurata amadigiri manini bagezeho. Umuntu mugahura bizi yuko atakandagiye no muri primaire, mu mezi 6 ukabona yazanyemo akantu k'umweru hano, wamubwira uti komera rudomoro, ati reka nsige nitwa Bishop. Ejo bundi wajya kumubona nyuma y'amezi yandi 5 ukabona kuri televiziyo ya YouTube banditseho ngo Dogiteri kanaka. Ukabaza abantu usiye yize, ati Imana ikora ibitangaza we. Ubwo se Imana ikora ibitangaza ku buryo umuntu utariza ahinduka dogiteri? ya wunda amafaranga akayarya. Umubajije rero uti dini ryawe niki cya mbere, ahita akubwira ati misi niho asengera, umukire wa mbere muri Kigali asengera iwacu, nitwe dufite urusengero rwa mbere rwujuje ibisabwa, kandi iyo bahamagaye abandi ba pastor n'aba bishop ngo bavuge ninke bahamagara. Iryo ni iterambere rero. Ariko iterambere ry'umutima abanyamadini bazaba ntaryo bafite. Iterambere ry'imico yihannye ntaryo. Abantu bazaba barimo kwihenda ko bafite umutekano. Icyo gihe nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagwira abo bose badamaraye n'abanyabyaha. Aho rero niho dusoreje muri uyu mugoroba. Imana ibaha umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ryayo. Imana ibaha umugisha, iha umugisha ibitekerezo byanyu mwazamuye ngo mwumve ibi bintu. Dufite imbere yacu imisozi ibiri y'amateka. Umusozi w'amateka yo kurimbuka kwa mbere kwa Yerusalemu n'umusozi w'amateka yo kurimbuka kwa Yerusalemu kwa kabiri. Kubw'ibyo rero nta Yerusalemu izongera kurimbuka, hagiye kurimbuka iyi si yacu turimo. Abantu batemera guhungira mu mababa y'umwana w'intama watambwereka ukuremwa kw'isi, ubwihisho n'ubuhungiro ntabyo bazabona. Mukanguke, muve mu bintu byabatwaye, mushakisha Imana, mwige ubuhanuzi,
mushaka umwanya wo gusoma Bibiliya no gusenga. Ubuzima bwanyu, imikorere yanyu, ingo zanyu n'agakiza kanyu mubirindishe wa wundi urinda ntihagire uwiba. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.